ndashaka ko dusenga cyane kuruta kwigisha, ntitwenda gupfa iduhuje izatuma tunasubira. Nagira ngo mbabwire ko ibyago bya mbere biba munsi y'ijuru ari ukubaho witirirwa Imana utagira umwuka wera. Niba hari amasengesho aba havuna, ni amasengesho atayobowe n'umwuka wera. Naho iyo usenga uyobowe n'umwuka, kugira ngo utwaye imodoka ivuye mu Kagera, ubundi mu yandi magambo amasengesho yawe adaherekejwe n'umwuka wera ntacyo azamara, kuko ni nko kwegura ikamyo nta jeki. Abaroma 8 umurongo wa 8 n'uwa 9 ho haratsemba hakavuga ngo umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntabaruwe. Abantu nabashije kuganiriza barambwiye ngo nuwa Satani, ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Nagira ngo mbamenyeshe ko 80% y'ibyifuzo mwazanye hano ni ingaruka zo kutagira umwuka wera. Kubera utagira umwuka wera waremereye umugabo wawe. Umugabo wawe agushakiye inkokora yo mu gutwi, none waje gusenga ngo Imana imwice cyangwa imuhindure. Ariko mu by'ukuri ikibazo si umugabo, ikibazo ni umuntu utagira iki. Isi ngoma yabidishe tujye tuganira, navuze ko ndi kwigisha. Abantu benshi barabizi, iyo umuntu ateze mu mwuka nibwo yoroha cyangwa nibwo aremera. Iyo mpamvu rero umugabo wataha atinze byibura ngo hagere wagize ute, wasinziriye. Nawe ngo waje kumusabira ngo atahe kare. Uretse kumusabira ngo atahe kare, nibe nawe araza. Ahubwo bwira Imana igushyire mu mwuka worohe. Uretse kwifata ku myanya ndangakumiro nibyo. Hari abagore bazi kubaha abagabo bose, ababo batarimo. Abagabo bose akabubaha, uretse nde? Kubera na Saraye nimba munyumva munyikiriza. Abagabo bose akabita mwebwe, akabaramutsa n'amaboko angahe? Uretse nde? Aho buriya mugabo wamugura igifanta kinini arihangana. Yaba ari umupagani rwimbi, aba yaratorotse akagenda, kuko niyo strategy abagabo basigaranye. Ariko nayo siyo. Hari abagabo bazi kubwira abagore bose neza, uretse bande? Biri gusenga ngo umugore wawe ni umushizi w'isoni, ni wowe washize mu mwuka none wagize ute. Maze iminsi ndi gusenga mvuga ngo Mana watuzaniye abigisha abapende bakava mu kigare. Munsubize niba mubizi, ibicaniro by'umwuka ni 5, iyo cyabuze icyo mu rugo icyaha ntacyo bimara, nubwo twaguteze z'umurambararo. Nyine ngo umugabo wanjye ngo yananiwe kwihangana, ngo ariko noneho ngo reka mbwize Imana ukuri Imana, ngo naramugerageje. Nibwo akibimenya, kandi urugo umugabo yaragize ate, yamukoreye uburyarya bwo ku rwego rwo hejuru. Narabwumvise nsanga n'uburyarya. Abagabo n'abagore b'Abanyarwanda n'Abanyafurika n'ahandi bumviye iby'umwuka abwira amatorero bakabishyira mu bikorwa, ububyutse bwakwizana tudasirimbye. Abantu babamba Yesu ni abantu bakora ibyaha. Mwese mu ndebe bishingiye hano. Ahambere naha, aha kabiri, aha gatatu, aha kane, mu mutwe. Hari abantu tubiziranyeho ko ibyaha byo mu mutwe byabananiye. Wowe rero nubwo turimo dutamba, ariko washubije Yesu hehe? Niyo mpamvu kubera ko bimazemo igihe yafashe icyemezo cyo kujugunya hehe. Umuntu mwegeranye mwongorere ngo nabyo yabikora. Ijwi ry'Imana rivuganye n'iteraniro ngo abihannye n'abihaniye imisumari minini, ariko abakane bo bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo imitima ntiducire iki urubanza. Rimwe na rimwe hari n'igihe bahaguruka mu baza gusengera abandi, ariko data kubera ko bimugeza yafashe icyemezo cyo kujugunya kure. Cyo ndakirangije nk'ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri avuga ngo Imana ni iya bose, nimunyihura ndahatambuka. Ubaye utumvise ibyo nta bindi wazumva, ntukatubona akazuba karaturasiye, Umwami yaradusize, twari duciriritse cene hariya hepfo, ariko Umwami araza dukurayo, yadukunze urukundo rutangaje, ntakabura amashyi n'impundabera twateranye. Kuba hari urugwego Imana yakugejejeho si ikimenyetso cyo gukandagira abantu. Nasomye Bibiliya ndayirangiza, hari ijambo numva abantu bigisha ntabonyemo. Muri maso ndibabwire, ni ibintu by'ibicurano, nka bya bindi babandi bacuze ngo n'intungane bwira icumu ikangahe, cyangwa bya binyoma by'abaporoso ngo iyo uteye intambwe imwe bitera 99 igirira gute. Uzi ko wagira ngo agakiza kayo ni ibintu biciriritse. Yaravuze ngo mwese abarushye ugire mute. Yabona abantu b'abasaza birirwa babunza udufu,
ukamubaza se muze bimeze bite, ngo mvura ifumbi ngo ni igifu. Iyo afite umuti ukaze, iyo agira umuti ukaze yari kugumayo tukajya kumusanga, nta muti wabunze. Message mfite ni message ivuga ngo niwezwa uruzuzwa. Uyu munsi abantu batarangara, Imana irakora igitangaza cy'amateka. Imbaraga yatanze mu gihe cya Petero ihagurutse ikirema ku irembo ryitwa Ryiza, hari ibintu bimaze igihe iri buhagurutse, ahubwo ikibazo nuko abantu banze kwezwa. Ubonye amazu n'amamodoka yo muri Kigali ariko ntugire umwuka wera, n'ubundi waba ufite zeru ku Mana. Va mu bufarisayo, va mu mihango n'ibimenyerewe, akira amavuta mashya. Maze kunesha abukishwirenga abivuga Haleluya Ndashaka ko dusenga cyane kuruta kwigisha, ntitwenda gupfa iduhuje izatuma tunasubira. Nagira ngo mbabwire ko ibyago bya mbere biba munsi y'ijuru ari ukubaho witirirwa Imana utagira umwuka wera. Niba hari amasengesho abahavuna, ni amasengesho atayobowe n'umwuka wera. Naho iyo usenga uyobowe n'umwuka, kugira ngo utwaye imodoka ivuye mu Kagera, ubundi mu yandi magambo amasengesho yawe adaherekejwe n'umwuka wera ntacyo azamara, kuko izina rya Yesu komera Imana amashyi mu izina rya Yesu, amen. Dufite umwanya munini wo kumva ijambo ry'Imana, arimo ambwira ko ahagije. Hari abaryize abiteguye kuryumva no kuryakira, bazamura haleluya tukumva aho baherereye. Twishime nanshakire umuntu usoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10 igice cya 3 cy'ibyakozwe n'intumwa. Bajye bakorana bari ku gice cya 3 umurongo wa mbere kugera ku 10. Reka dusome aho mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 duhere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Yibwira ko twaba twahageze. Kubakunda imitwe y'amagambo handitseho ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Yego, abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati,
uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ububombambari birakomera. Arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose ku murongo wa 9 niho tugeze. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Amen. Teme ebyiri noneho, ubundi intego igomba kuba ari imwe, ariko noneho mfite ebyiri. Intego ya mbere iravuga ngo niwezwa uruzuzwa. Unyumvise anyikirize. Intego iravuga ngo iki? Bikosore noneho uvuge ngo ninezwa nduzuzwa. Iyo utikirije ntuba uri mu mubare, ubwo uri umufana. Vuga ngo ninezwa nduzuzwa. Intego ya kabiri iravuga ngo muri aya masengesho Imana yoherejemo imbaraga ikomeye. Fata umuntu mwegeranye mu kiganza cy'iburyo, kandi umwanya tuhamaze wakagombye kuba wamenye niba uwo muntu adashobotse. Ntiwirirwe umufata, yakurandurana n'imizi. Impamvu yamya kwiyama ntashobotse, shobora kuba hari indi myuka afite. Nubwo nkubwiye ngo mufate, sinkubwiye ngo mufate ku ngufu, leta itaguhana. Mubwire ngo niwezwa uruzuzwa. Mubwire ngo muri aya masengesho harimo imbaraga ikomeye Imana yohereje. Ababyumvise bagire bati amen. Niba ntacyo bitwaye tuyishime, uwo mugore mu amazi abanywa. Cya kabiri, hano turi mu mavuta yo hejuru, mureke ibintu by'uburangare. Reba aho warebaga. Endasha kobwa wa ntuza akira hano mbwire n'umwongorere. Ahandi bahaguruke. Numvise ijwi rimbwira ngo uyu munsi ni umunsi wo kwigaranzura abadayimoni. Mwebwe abahagaze mutere haleluya 7. Kabiri. Twagiye. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, urashoboye. Eta Elaya zimine yasika, ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Muri aya masaha turi imbere yawe, muri aya masaha turagandagaje imbere yawe. Hari icyo watugambiriyeho cyiza, hari icyo ushaka gukora muri twebwe. Niyo mpamvu wahamagaye abagabo n'abagore bakakwita bari bazima. Haya zetona ya sikala ya zimine ya tona ya zegrerema. Turagushimye, natwe twakwitabye turi bazima, twaje kumva ijwi ryawe. Niyo mpamvu tuguhamagaye, uzugaragare, uzutegeke, uzuganze, uzugira ibyo wimura muri twebwe.
nibyo tumaranye igihe bitavuga imana. Turaguhamagaye, nako ariko se utakora. Ntabwo watumiza ubwoko bungana gutya ngo ubusezere nta kintu wababwiye. Niba dusubiza ingingo zacu satani yatwambuye, bivuga ngo turi bazima, twiteguye kwakira icyo watugambiriyeho. Tuyishime adufashe kutuyobora mu ndirimbo ya 246 kugera ku gitero cya 5. Mba ndirimbye ariko niyo mpamvu turagenda twese twitonze. Indirimbo ya 246 kuva ku gitero cya mbere. Nk'abantu bari mu masengesho, maze iminsi mbona abantu bitiranya amasengesho n'amateraniro. Niba ufite kantike cyangwa ukaba ufite smartphone, nicyo cyiciro kigezweho. 246 igitero cya mbere kugeza ku cya 5. Igorigota ku giti. Bacuranze. Gorigota ku giti niho Yesu yabambiwe kugira ngo tubone kudapfa. Yabambiwe kugira ngo tubone kudapfa. Amaze kuvuga cyo ahera kwa runama, yunamisha maze kunesha avugishwa irenga, abivuga yeruye, abivuga yeruye, witwaye neza. Reka nguhe n'ijambo ry'Imana. Soma muri Zaburi ya 51 umurongo wa 13. Soma mahirimo aho ririmo. Zaburi ya 51 umurongo wa 13. na 3.
Bibiliya iravuze ngo Zaburi ya 51 umurongo wa 13 haravuze ngo ntuntekure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Amen. wasomye nk'akandi kabiri. Aragize ati dusubiremo nanone kabiri cyangwa rimwe, uko Imana itarobanura ku butoni natwe tubivuge. Aha. Zaburi ya 51 umurongo wa 13. Ntunte kure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Amen. Noneho urasoma Dusomere cyane dusubiremo. twese. Ntunte kure yo mu maso hawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Amen. Nsome musubiremo. Ntunte, ndavuga musubiremo. Warasoma mujye musubiramo. Ntunte kure yo mu maso yawe. Shaka abantu bose babivuga. Ntunte kure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Amen. Kandi turasenze, Imana iratwumvise. Turasenze ngo ntunte hehe. Imana ifite imigambi 3 none muri aya masengesho. Umugambi wa mbere ni uwo kubabarira abantu babishaka, kandi ikabaha imbabazi zitagira incyuro. Umugambi wa kabiri ni uwo kuzuza abantu, ntibuzure ikindi, bakuzura ikiruta amafaranga n'amazu n'abagabo n'abagore, ingwate y'ubugingo ariyo mwuka wera. Kandi irabikora none, vuga ngo iramperaho. Haleluya! Umugambi wa gatatu ni ukugira igice cy'abayimenyereye itahehe, ijugunya hehe, ntabwo ari hanze. Bibiliya yavuze ko ari he? Kure. Turi ku munsi wa 39 mu minsi 40 yiyeretse itorero. Yaryiyeretse kubw'impamvu kane kongera yumvuze nyinshi, simbona umwanya wo kuzisobanura barambaza, ariko kubera igihe reka mvuga impamvu imwe. Icyatumye Yesu azuka azindutse yizingiye imyenda akiyereka itorero, kwari ukugira ngo abamenyeshe ko urupfu rutamuheranye, ashimirwe ko rutamuheranye. Aba ntangariza abakunzi be ko biganza bigaba amahoro ariho. Aravuga bikaba yategeka bigakomera. Ni intare yo mu muryango wa Yuda, ni igishyitsi cya Dawidi, azazamuka ejo ku munsi wa 40. Uwo mwegeranye mubwira ngo arimo aratembera hano, arimo aratembera hano, arimo aratembera aho wicaye arahari. Zamura haleluya umwakire. Ushimwe, ushimwe, ushimwe. Umuntu yagira indirimbo, yagira ibimufasha, yagira ubuhanuzi cyangwa intego, ariko ibyiza kurushaho bayobozi ni uko muri iyi minsi twiga inyigisho z'umwuka wera n'inyigisho zo gukuza itorero, niko Yesu yategetse. Ubwo rero icyo nabonyemo ni uko gahunda y'uyu munsi igizwe n'ibice bibiri, igizwe n'ivugabutumwa. Uyu mugore uvuye kutuganiriza burya ntiyatubwirije, yavuze ubutumwa. Hanyuma rero ngiye kwigisha, kuko muri iyi minsi ni iminsi yo kwigisha. Inyigisho zibamo ibice 4: kubwiriza, guhugura, kuvuga ubutumwa no kwigisha. Ariko twebwe abenshi muri twe ntabwo bakunda inyigisho, bakunda karabaye. Buriya amakorasi n'ibindi ni byiza cyane, bigihembura n'itorero, ariko guhimbaza bibarwa nk'ikiruhuko cya saa 4 mu ishuri. Nacyo gifite akamaro, ariko ni ukuvuga ngo iyo ukunda ibi bintu biri aho ngaho bakwigisha ugasinzira,
menye ngo uzatwara zeri zirinze ifite n'amatwi y'abana bita igihaza. Kandi ubwo ndumva nemezwa n'umwuka kubongeza ikindi kimwe. Icya kabiri cyatumye yiyereka itorero n'intumwa n'abigishwa iminsi 40. Yesu nashimwe. Wari ukugira ngo akureho ikinyoma cy'abatambyi n'abanyepolitike bavuga ko abigishwa bamwibye. Ariyerekana baramwara ku manywa y'ihangu, baseba isoko ryaremye. Umwami wacu akwiye amashyi n'impundu muri iki giterane. Cyo ndakirangije nk'ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri avuga ngo Imana ni iya bose, nimunyihura ndahatambuka. Imana ni yabangahe? Wazanywe no gusenganyikiriza. Imana ni yabangahe? Murongo wa 34 w'igice cya 10 mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo nukuri mbonye ko Imana itarabana abantu kuki, ahubwo mu mahanga yose bigakora ibyo gukiranuka igira ite. Tewe yaravuze ngo ntireba lisanse na dogitora nubwo wavuka munsi y'ikivoka izabikwigisha ibitu bimenya. Ubaye utumvise ibyo nta bindi wazumva, ntukatubona akazuba karaturasiye umwami yaradusize, twari duciriritse cini hariya hepfo, ariko umwami araza dukurayo, yadukunze urukundo rutangaje, ntakabura amashyi n'impundu abera twateranye. Anahanda hatinda umunota n'igice. Iri jambo tuvuze ryo mu byakozwe n'intumwa byerekana ko n'Imana ari iy'abasirikare, Imana ni iy'abapolisi, Imana ni iy'abasekiriti, Imana ni iy'abanyerondo, Imana ni iy'abanyezamu bamwe bitwaza agakoni, Imana ni iy'abantu babona ibiryo bigoye baguze ibijumba na voka, Imana ni iy'abarya amafi n'amafiriti. Turayishimiye n'intwari mu ntambara. Kuba hari urugwego Imana yakugejejeho si ikimenyetso cyo gukandagira abantu. Abakiri imbere Imana mwongere muvuge ngo Imana ni iya bose. Imana ni yabangahe? Hari igihe abantu babi Kigali bakagira ngo baba mu ntara, twebwe ntituri abantu. Imana ni y'abanyakigali, Imana ni y'Iburasirazuba, Imana ni yo mu majyepfo, Imana ni yo mu majyaruguru, Imana ni Imana. Imana ni y'abamukecuru basusumira bashijemo amenyo bavuga ngo turashima umwami Yesu. Imana ni y'abafite amazina y'amasirino bise basugabo na barudomoro. Imana ni y'abanyira amacibiri na bagashwiriri. Ni Imana ikwiriye icyubahiro mu ijuru no mu isi. Abari maso muzamure haleluya. Imana ni y'Abanyarwanda, Imana ni y'Abanyafurika, Imana ni yo muri Amerika, Imana ni y'Abanyaburayi, Imana ni yo muri Oceania, Imana ni yo muri Aziya. Umuntu umwegereye mubwira ngo upfa kuba yikiranukira. Ariko Mana, mbega akantu karyoshye, ako kazakubere nka ya mpamba ya Eliya ukamarana iminsi 40. Turashimira Imana ko tuyisanga bitagombye umuvugizi. Turashimira Imana ko abadiyakoni batadufata ukuboko ngo batujyane ku Mana. Hari abatatugezayo, ariko n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, azafashwa n'ugu. Imana ni yabize, ni mufore, ni y'abande. Yakora nasomye Bibiliya ndayirangiza, hari ijambo numva abantu bigisha ntabonyemo. Muri maso ndibabwire rivuga ngo Imana ikunda ngo abanyabyaha ngo ikanga ibyaha. Aya aho ribo ni ibintu by'ibicurano, nka bya bindi babandi bacuze ngo n'intungane bwira icumu ikangahe, cyangwa bya binyoma by'abaporoso ngo iyo uteye intambwe imwe bitera 99 igirira gute. Uzi ko wagira ngo agakiza kayo ni ibintu biciriritse. Yaravuze ngo mwese abarushye ugire mute. Yabona abantu b'abasaza berirwa babunza udufu, ukamubaza se muze bimeze bite, ngo mvura ifumbi ngo n'igifu. Iyo afite umuti ukaze, iyo agira umuti ukaze yari kugumayo tukajya kumusanga. Nta muti wabunze, nta muti wagize gute. Impamvu tuza hano nuko tuba twahawe transfer n'umwuka wera akatubwira ati mujye ku bitaro bikuru umwami Imana bakore operation. Zamura! Maze iminsi numva umwuka amishurira icyo kintu nshingiye kuri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Abayuda banenaga abanyamahanga,
ariko Koroneli w'umusirikare n'abandi bamurinze ngo barakiranukaga bakanagira n'ubuntu, bamara iminsi basenga. Hanyuma Imana yari kubuzuza, mugaruke hano hafi, yari kubuzuza umwuka wera. Ariko mu rwego rwo gukura ikintu cyo gupinga kwa Petero, marayika araza aramubwira ati tumira nde? Petero. Mu cyo bita amagambo yoroshye avugwa muri Bibiliya, niyo magambo Petero yavuze, kuko yavuga ati Imana ntiyawubasukaho ngo agiterura amagambo, umwuka araza. Niwezwa uruzuzwa. Subiramo. Ryari? Ingingo ya gatatu ni ikintu cyitwa ibyago. Musubiremo muvuge ngo ibyago. Murananiwe dusoze. Muvuge ngo ibyago byo kutagira umwuka wera. Ni ibyago byinshi, ariko kubera igihe naho shaka kubiza, ndashaka ko dusenga cyane kuruta kwigisha. Ntitwenda gupfa, duhuje izatuma tunasubira. Nagira ngo mbabwire ko ibyago bya mbere biba munsi y'ijuru ari ukubaho witirirwa Imana utagira umwuka wera. Icyago cya mbere, uba mu buzima bwo kwizizira. Munkurikire mu izina ryanjye. Uba mu buzima bwo kugira gute? Kwizizira. Abaroma 8:26 baravuga ngo uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko umwuka wera asabira bera nk'uko Imana ishaka. Iyo utawugerere wirwanaho. Yesu uri aho ngaho uri imfubyi, kandi Yesu yaravuze ngo sinzabasiga nk'inki. Niba hari amasengesho abahavuna, ni amasengesho atayobowe n'umwuka wera. Naho iyo usenga uyobowe n'umwuka, kugira ngo utwaye imodoka ivuye mu Kagera. Turagushimiye Yesu wadutekerejeho. Abakunzi ba Yesu mu mupepere. Icyitonderwa, abazanywe no gusenga, haleluya. Ubundi mu yandi magambo, amasengesho yawe adaherekejwe n'umwuka wera ntacyo azamara, kuko ni nko kwegura ikamyo nta jeke. Ni nko kwegura ikamyo nta jeke. Izera ko mubyumvise. Ingorane ya kabiri, Abaroma 8:8 n'uwa 9, ko haratsemba hakavuga ngo umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntabaruwe. Abantu nabashije kuganiriza barambwiye ngo ni uwa Satani. Ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Ivuga ko ari uwumuyoboye mu cyiciro runaka. Iyo utagira umwuka wera habaho remizi, Imana igahita kwihera ukuyoboye. Mose rero niyo mpamvu yamubwiye ngo manuka vuba, ba bantu bawe ntibakira ab'Imana nabande. Uracyari maso? Ntibakira ab'Imana nabande. Nagira ngo mbamenyeshe ko 80% y'ibyifuzo mwazanye hano ni ingaruka zo kutagira umwuka wera. Kubera utagira umwuka wera waremereye umugabo wawe. Umugabo wawe agushakiye inkokora yo mu gutwi, none waje gusenga ngo Imana imwice cyangwa imuhindure. Ariko mu by'ukuri ikibazo si umugabo, ikibazo ni umuntu utagira iki. Isi ngoma yabidishe tujye tuganira, navuze ko ndi kwigisha. Abantu benshi barabizi, iyo umuntu akizemo umwuka nibwo yoroha cyangwa nibwo aremera. Niyo mpamvu rero umugabo wataha atinze, byibura ngo hagere wagize ute? Wasinziriye. Nawe ngo waje kumusabira ngo atahe kare. Uretse kumusabira ngo atahe kare, nibe nawe araza. Ahubwo bwira Imana igushyiremo umwuka worohe. Uretse kwifata ku myanya ndangakumiro nibyo. None se niwamusezeranije kuzamugandukira muri bingahe? Ubona se ko tutaragira mu mpeshyi yishyuhiriza amazi? Wowe uri mu tuntu tw'imyiryo gusanga uri murireba nkaho wari uteganya ko akurambagiza. Ikibazo si umugabo, ikibazo ni umuntu, ni umugore wageze gute. Hari abagore bazi kubaha abagabo bose, ababo batarimo. Abagabo bose akabubaha, uretse nde? Kubera na Saraye nimba munyumva munyikiriza. Abagabo bose akabita mwebwe, akabaramutsa n'amaboko angahe? Uretse nde? Ahubwo uriya mugabo wamugura igifanta kinini arihangana. Yaba ari umupagani rwimbi, aba yaratorotse akagenda, kuko niyo strategy abagabo basigaranye. Ariko nayo siyo. Hari abagabo bazi kubwira abagore bose neza, uretse bande?
iri gusenga ngo umugore wawe ni umushizi w'isoni, ni wowe washizemo umwuka none wagize ute. maze iminsi ndi gusenga mvuga ngo Mana watuzaniye abigisha abapende bakava mu kigare, munsubize niba mubizi. Iyo umuntu ashizemo umwuka aroroha cyangwa araremera. Niyo mpamvu rero utamuterura uri wenyine, bisaba ushaka abagira gute, abagufasha. Ibicaniro by'umwuka ni 5, iyo cyabuze icyo mu rugo icyaha ntacyo bimara nubwo twaguteze z'umurambararo. Kandi bashiki bacu n'abana beza. Hari umukobwa ngo yari yarasabwe n'umusore arangije asiga akoye, aramubwira ngo nzagaruka nzamwe no kukujyana. Hanyuma agiye umukobwa yanga gukaraba, umwaka urashira, inzara ziba nk'izibisiga, umusatsi uza minda. Abajabe yamusigiye bakajya bamubwira ati ese mabuja kutagikaraba? Ati hababaje ibyanya, yewe nagize nte narasa. Uko niko abagore bamaze gutera igikumwe. Muracyari maso? Yagira umugisha akabyara abahungu n'abakobwa, arakubwira ati naragufashe ugenge, yewe nagize nte. Bagira n'imvugo ivuga ngo rwacitse barambutse. Ntabwo ruracika. Ugira amahirwe agira umugira iki? Nagiye gusengera ahantu umugore arankunda, arambwira ati nabonye uri umwigisha mwiza, undambikeho ibiganza unyirukanira abadayimoni mfite. Ndamubwira nti banza umbwire inkomoko yabo kuko ntabwo nayihishuriwe. Ahita arira. Arambwira ngo urumva nyine ngo umugabo wanjye ngo yananiwe kwihangana, ngo ariko noneho ngo reka mbwize Imana ukuri Imana. Ngo naramugerageje. Nibwo akibimenya kandi urugo umugabo yaragize ate? Yararutaye. Ambera imfura aranganiriza. Arambwira ati ndabizi neza ntawe mbabaje ko umugabo wanjye namuremereye, ariko nawe yambereye indyarya. Umugabo rero yavukaga mu bakobwa 7. Se muracyahari? Nawe wa 8. Urugo rwa nyina ruramuvuna, nyina yari umupfakazi. Arera bashiki be, hamaze gushyingirwa 5 ariyibuka nawe ashaka umugore. Ashaka umugore avuga ati azamvura imvune nagiriye kwa mama, ahageze ahubwo aramwicarira kuko nta mwuka agira. Ndabona harimo abantu bakuru kubera ko turi muri gahunda yo kwigisha. Nagira ngo mbabwire ko abagabo twese duhuza ikibazo cy'uko nta rukundo tugira. Tugira urukundo hano. Ibi mbivuze ntasaze, mbivuze nabitekerejeho neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bagore muganduke, bagabo mugire mute? Yo munyihore ndasoza, abagore muganduke, abagabo mugire mute? Bivuze ngo abagore bararusanganywe, twebwe no kurufitira. Impamvu Imana idusaba kurugira nuko nta rugize gute. Ibanga ryo kubana n'uwo mugabo, by'umwihariko niba afite ibikomere by'uko atarezwe na nyina, birasaba kumenya aho intege nke ze ziherereye, ukamenya urukundo yahoranye, urwo yatagaguje mu bakobwa akasigaranye, ugasigara ugahungiza. None se uyu mugore nasabiye amazi natuyishime ko baduteje iz'umurambararo, nanjye nje kuyibateza, wagize ngo turararaha. Muraza gusanga ya misonga ibasogota umutima. Tubagiriye inama y'uburyo mwakuzurizwa hamukuzurizwa no mu rugo. Intego iravuga ngo niwezwa uruzuzwa. Musubiremo, niwezwa. Niye mpamvu abagabo bagira urukundo ruke? Muri maso nyibasobanurire. Ntabwo ari ubugome bwacu, ahubwo indangare zimwe mu bagabo rwa ruke bari bafite bagenda barutagaguza inzira yose. Muri toronkome akabatanzemo kamwe, muri segisiyo agatangamo akandi. Wibuke ko rusanzwe ari ruke, none ararukwiririkanije. Muri kaminuza agafunga inguni akahasiga kandi. Yahura n'abishyizeho igishahuro agahita akahasiga. Yahura n'abambaye bagaragaza intuza atinda kwamira. Yahura n'abagiti mu jisho agasigara aho ngaho. Akazagera igihe cyo gushaka nako yari afite yaragize gute. Unseka ntera ibuye, wenda wowe urarundusha. Imigani 14 umurongo wa mbere. Abakiri imbere y'Imana, haleluya.
haranditse ngo umugore uzi ubwenge yubaka urugo, umupfapfa akagira ate akarusenya. Abanyarwanda batusenyurwe. Usenya urwawe rero ni ukumena ibanga ryarwo mu cyumba. Mu by'ukuri si aho barwubakira, wagombaga kurwubakira hariya. Icyo wagombaga gukora, murankurikiye, nta mugabo nanone ushaka atagira na ruki. Kamwe katumye akubenguka akagushyira mu mago wa mugani wanyu, jyana mpaka kanu kawe ntu ntako nanjye sha Imana ntirobanukuru. Kubera ko wagize umugisha hagasigara akabuje gato katumye agushaka. Reka ibintu byo gufata fera mukankutariza amategeko y'umuhanda, ako gakara kamwe asigaranye gashyire mu yandi makaro ugira ute. Nanababwire ko abagabo n'abagore b'Abanyarwanda n'Abanyafurika n'ahandi bumviye iby'umwuka abwira amatora bakabishyira mu bikorwa, ububyutse bwakwizana tudasirimbye. Ariko uyu munsi uratera iyo umurambararo umugabo atoroha ndakuzi. Abagabo bo n'abana beza ajya kubwiriza areba aho umugore wa tareti, ndareba hano niho hari amavuta. Arebe hose arahari, Imana ntirobanura kuki. Ngibi rero ibyo Satani yazanye abagore muri remereza. N'abagabo bagira gute? Ndeberera rero abantu babiri bari mu nzu batagira umwuka wera. Wikwirirwa ujya kure uzibuka n'amasengesho musenga. No kubaza umugabo mwiciwe, sheri twaryamye dusenza ati mperuka dutangira ariko senzaho. Kubana kwabo ngobe kugwa wa mugabo ananiwe kwihangana wa mugore nababwiraga yamukoreye uburyarya bwo ku rwego rwo hejuru. Narabwumvise nsanga n'uburyarya. Yaragiye afata umuntu urimda isamba ahantu iri mu rutoki rwinshi n'inka nka 10. Aramubwira ngo sheri ndashaka ko tugurisha hano, nkashakisha n'amafaranga iriya sambi iri ku isoko, ngwino tujye kureba nyirayo. Umugore ahura n'uyirinze agira ngo niwe nyirayo. Umugabo yari yamuguriye 100,000. Arabatereka rero tubanze tugurishe tuzagura hano. Umugore abona bakize, baragurisha. Bamaze kugurisha bakora ihererekanya y'ubutaka n'inzu. Mu nzu umugore yari arimo abyariyemo kabiri, afite n'inda ya 3. Hanyuma umugabo abatereka amafaranga nyajyane kuri konte, bariya nabo tuzakora imitasiyo. Igihe cyo kujya kuri konte asiga 300 munsi ya matera, ahita yigendera. Ageze mu nzira aramuhamagara, aramubwira ngo ko nitaga igisubizo cy'ibibazo byanjye, ntazi yuko uri umutalibani kandi nkaba ntari George Ukabushe wiyemeje kubarwanya. Ni muri kiriya gihe nagira ngo nkumenyeshe ko nk'uko isi n'ijuru bidateze guhura ariko utazongera kumbona. Utwite inda yanjye, n'abo muhungu uzamwite gutya, n'abo mukobwa uzamwite gutya, hanyuma munsi ya matera hari 300 uzagura ibigoma. Ahita amubwira ngo ko numva uvuga nk'umugabo wanjye. Ati niwe. Ati wampaye amahirwe se ya kangahe? Ya 2. Ahita akupa. Yongeye guhamagara hari umukobwa ubisobanura, akakubwira ngo mukiriya wacu gwiremera muhamagaye ngo ntibashishe kugira gute. Eza sha amenyo n'amabuye. Baguhaye nimero uhamagaraho, ariko ushobora kuyihamagaraho bakamubohera inyuma, ikibazo ntikibe gikemutse. Imana iri kuvugana nawe ngo kugira ngo ikibazo gikemuke nuko usaba umwuka akakugarukamo ukoroha. Ndanoza muri ubu buryo, hari abagerageje biranga ntako batageze. Nawe Imana iguha umugisha. Ariko niba uri nyirabayazana, uyu munsi wiza kudukiniraho hano, genda ukosorera ikosa aho wagize ute.
Umwuka wera ni umusifuzi, nubwo waba Ronaldo cyangwa Ronaldinho, ukaba Messi cyangwa Mbappe, iyo ukoze ikosa baragusifura ukarikosorera aho wageze gute warikoreye. Iyo utabigenje gutyo baguha ikarita igize ite itukura, bakakujugunya hanze y'ikibuga. Niyo mpamvu Dawidi yasenze avuga ngo ntuntekure. Ingingo ya 4 irimo ibintu byinshi, ariko kubera ko shaka ko dusenga ndaca muri bike kandi nihuse. Namwe iyo mbareba ndareba nkabona murasa n'abarambiwe. Gerageze numve abarambiwe. Haleluya. Nabumvaga abatararambirwa. Haleluya. Mu bintu bimaze iminsi bimbabaza nuko abantu benshi cyane cyane abo dusengana muri ADPR bitiranije kuvuga mu ndimi no kuzuzwa. Kuvuga mu ndimi ni sinyare. Abacuranzi bari hano barabizi. Ubwo korali yose ikagira gute? Kuzuzwa bigizwe n'intambwe 7. Muri maso mbanyuriremo. Intambwe ya mbere ni ijambo rivuga ngo umunsi wa Pentekote ugize ute usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje iki umutima, umuriri ubatungura uvuye mu ijoro. Muvuge ngo umuriri uwikiriza ahabwe umugisha. Muvuge ngo umuriri. Murongo wa 31 w'igice cya 4 ho haravuga ngo ni umushyitsi. Hanyuma batabizi ni wo mutingito, hari n'ababyitanya mu gigima. Hanyuma iyo utaruzurizwa mu mutingito ngo wuzuzwe muri nyamugigima, ibindi byose bagusirimbisha ngo wuzuzwe ntibikunda, kuko akaburiye mu isiza nikabonekera hehe? Nko kuguha lisansi utararangiza primaire, leta izagusubiza inyuma. Uyu mutingito nk'intambwe ya mbere yo kuzura umwuka wera ushinzwe iki? Nk'uko abakuru muri mwe mubizi, umutingito urasenya. None icyo ngusabye mwami Yesu, ingeso wa mubi yagize ate? Yanyanduje. Zashaka kubyuka. Ucemo 2, utwara 1/3. Ugira ute? Urimbure. Nicuye umubatizo w'umwuka cyangwa intambwe ya mbere ishinzwe. Muri bakuru ndabizi. Ese mu byiciro mubarizwamo mubona imijinya yararimbutse? Mubona inzangano zararimbutse? Hariya mu rugo se tuvuye mubona agasuzuguro karashize? Kera twagiraga indirimbo 92 bivuga ngo ubusinzi n'ubusambanyi, kuraguza no guterekera, ngo ibyo abisi mwanze kubireka, bibabaza Imana nuko mubivamo mukaza kuyisenga, ngo iyaba mwigumiraga niwanyo ntimuze gukora Imana mu jisho. Abantu batarahura n'uyu mutingiti bagira imvugo bahura ivuga ngo umutima ntuducira iki? None mu mutima aragenze ndabona wawe umwimike, reka neshe. Beshe ibintu byo kuririmbisha abakora yigisha. Umuntu utazi indirimbo ya 8 yabatijwe nande? Ninde wamujyanye muri korali? None mu mutima reka nesha atsembe ibyo byaha byawe, yahawe ubutware yahingukije agatwe. Mushimire Yesu, ararwana agatsinda agatsemba. Haleluya. Intambwe ya 2 ngo haboneka umuyaga uhuha cyane. Unyikirize nuhabwa umugisha. Uhuha gute? Iyi miyaga iba mu byo bita tsunami, ishobora guterura urusengero bigeze Rwamagana. Hari abantu bahushe babatijwe mu kayaga gahuha ibishari gusa, ariko ugomba kubatizwa mu muyaga uhuha gute? Nta na kamwe kagira gute. Nubwo turi imbere ya kamera, ariko njya nibaza ukuntu umuntu avuga ngo atunze Imana mu mutima kandi afite ibimenyetso bya Satani. Ni nko kuvuga ko uri umwenegihugu kandi wawe hari ibendera ry'abanzi bacyo. Umunsi rero
leta izagufata ntuzavuga ngo ntuzi igihe ryahagereye. Tutiriwe tujya mu mwuka tukubonaho ibimenyetso byerekana ko Satani ari muri wowe, uretse ko uzi kuvuga Imana neza. Uyu munsi Imana ikubatize mu mutingito no mu muyaga, ongera umubwire ngo niwezwa uruzuzwa. Abakiri imbere y'Imana, haleluya kandi haleluya. Intambwe ya gatatu ni intambwe yitwa amazi. Murongo wa 37 igice cya 7 muri Yohana, Yesu yaravuze ngo umuntu unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva he? Mu nda ye. Nk'uko mubizi, nyuma y'aho umuyaga unyuze ntabwo hamara imikungugu, amazi ashinzwe gukoropa. Munyikirize kugira gute?